ndi mu bantu bakeya nkurikije abantu tuganira bibaza ko Kagame ashobora kuzava mu gihugu agahunga akajya mu bihugu byo hanze, nka ba Idi Amin cyangwa se n'abandi bantu tuzi bagiye bahunga igihugu babonaga bibakomereye. Ni gute ashobora gutekereza ngo perezida wa repubulika ngo agiye guhunga? Ese perezida wa repubulika arahunga iki? Jean Paul arahunga iki mu by'ukuri? Namwe muzi aho ngaho muri komantere hasi mumbwire muti perezida Paul Kagame arahunga kubera impamvu izi n'izi. Umuntu ahunga kubera ko wenda hari umutekano mukeya mu gihugu, hari umutekano mukeya ku buzima bwe, hari intambara mu gihugu, abona agaramiwe agiye gufatwa. Ibyo byose turabigarukaho. Angire tubaha ikaze kuri Rwanda Nordic TV, nge muri kumwe nitwa Gatete Olivier. Uko bisanzwe iteka ndi mu majyaruguru y'Uburayi mu gihugu cya Denmark mu mujyi wa Copenhagen. Uyu munsi rero ngiye kugaruka ku nkuru zavuzwe n'umugabo witwa Jean Paul Turayishimiye mu kiganiro yakoze ejo kuri channel ye. Ndagaruka rero ku bintu yavuze, yego yavuzemo byinshi. Ni ikiganiro gifite hafi isaha n'iminota, ariko ndagaruka ku ngingo zigera nko muri enye cyangwa eshanu yavuze kuri perezida wa repubulika. Ngira ngo wenda basanzwe batazi Rwanda Nordic TV, nongera mbibutse ibyo dukora kuri Rwanda Nordic TV. Ntago ngewe nkora inkuru cyangwa bya bindi uzabona ngo nje kukubwira ngo amakuru ngo aya naya, ngo update zigezweho, ngo amakuru ngo arimo aravugwa mu bihugu ibi n'ibi, ngo ibintu ibi n'ibi. Yego iyo bibaye ngombwa rimwe na rimwe mbikoraho, ariko si cyane. Kenshi uzambona hano hamwe n'abandi tujya dukorana rimwe na rimwe dukunda kugaruka ku nkuru, tukazikorera ubusesenguzi, inkuru ziba zavuzwe cyane cyane zisebya igihugu cy'u Rwanda n'abayobozi b'u Rwanda, ndetse n'izindi nkuru zitandukanye zikorwa na ba bantu twita ko batavuga rumwe na leta. Simbyitaho, hari ababyita ko wari abatavuga rumwe na leta, ariko ngewe ku bwanjye mbona ko kutavuga rumwe na leta hari ikintu waba ugaragaza wowe uvuga, noneho ukavuga uti ngewe ibi ngibi simbyemera, ibi leta uyu murongo igenderaho cyangwa ibi leta ikora simbyemera, nemera ibi, twabikora gutya na gutya. Icyo gihe rero ntago navuga ko ari abatavuga rumwe na leta, ariko nidukoresha imvugo ziri rusange zisanzwe zizwi, nubwo hari abazita ko ari ugutukana, bamwe babita ibigarasha, abandi uzasanga ari abakoze jenoside cyangwa ababyeyi babo, ndetse n'abandi batandukanye. Ariko rero reka ngaruke ku nkuru nyirizina. Muri iki kiganiro Jean Paul Turayishimiye yagarutse avuga ko ngo perezida wa repubulika ngo ategura guhunga. Ubu perezida wa repubulika mvuga nta wundi ni Paul Kagame. Mu gihe afite uruzinduko mu gihugu cya Singapore, Jean Paul Turayishimiye we yagiye acana wa muzindaro we, arangije aravuga ati perezida wa repubulika y'u Rwanda buriya ahantu agiye muri Singapore nta bindi bintu arimo arategura, ni uburyo bwo guhunga. Ati reka nze mbaramburira inkuru yose, cyane cyane ko mba nayikuye ahantu hizewe. Ibyo nibyo yirirwa akoresha kenshi mu kubeshya abantu, mu kubeshya ababwira inkuru, mu kubeshya abamukurikira, mu kubeshya abakuramo amafaranga. Ariko turebe mu by'ukuri Jean Paul Turayishimiye uyu muntu ni muntu ki? Ibi bintu akora abiterwa n'iki? Ni gute ashobora gutekereza ngo perezida wa repubulika ngo agiye guhunga? Ese perezida wa repubulika arahunga iki? Jean Paul arahunga iki mu by'ukuri? Namwe muzi aho ngaho muri komantere hasi mumbwire muti perezida Paul Kagame arahunga kubera impamvu izi n'izi. Umuntu ahunga kubera ko wenda hari umutekano mukeya mu gihugu, hari umutekano mukeya ku buzima bwe, hari intambara mu gihugu, abona agaramiwe agiye gufatwa. Ibyo byose turabigarukaho. Ndibariza Jean Paul Turayishimiye muri iki kiganiro yakoze mu isaha yose, biramugora kugaragaza impamvu ki perezida wa repubulika ahunze. Avuga ko ahunze, Jean Paul wavuga ko ahunze. Ibi kandi mu bantu bazi kwitegereza neza muri iki kiganiro, wenda ndabashyiraho utuvideo nka tubiri gusa ko sinaje kumwamamaza, murebe body language ya Jean Paul Turayishimiye, murabibona ko ari umuntu uri kubeshya. Umuntu ubeshya
utanateguye n'ibyo agiye kuvugaho ukabona ko arimo arafata inkuru, arimo arafata ibintu agateranya kugira ngo bize kuvamo inkuru. Mu by'ukuri Jean Paul Turayishimiye uyu nguyu nta kindi kintu bino bintu abikorera, niwe wahunze igihugu kubera amakosa ye yagiye akora atandukanye, ndetse hari n'umumama wagezeho uba muri Canada yerekana uburyo Jean Paul Turayishimiye yishe umuntu w'umukecuru amwicishije umukandara awumunigishije, anavuga ati Jean Paul niba nkubeshyera uzaze hano bihakane tukwereke fact, tukwereke ibyo bintu aho wabikoreye n'igihe wabikoreye n'ukuntu wamwambuye umurima we, niba ari umurima we cyangwa niba ari ikibanza cye washakaga. Uyu Jean Paul Turayishimiye kandi hariho n'ibindi byaha byinshi yagiye akora mu gihe ari mu gisirikare. Ibi rero bimwe mu byatumye atoroka, ahubwo noneho akaba atangiye kuvuga ngo perezida wa repubulika ngo kuba yagiye mu ruzinduko rw'akazi muri Singapore ngo atorotse igihugu, ngo arimo arategura inzira ngo zo kuzagenda ngo ahunze igihugu cy'u Rwanda. Ariko rero reka ngaruke kuri iyi ngingo ya mbere, ko n'ubundi navuze ko ndi bugaruke ku ngingo enye. Ndavuga Jean Paul Turayishimiye atwereke impamvu ki perezida wa repubulika yaba ahunze igihugu cy'u Rwanda. Icyo ni kimwe. Ingingo ya kabiri ndagaruka ku kuntu avuga ko ngo perezida wa repubulika ngo aziyahura ngo nabasha kuba intwari nka wa muntu ntavuze mu izina nk'uko Jean Paul Turayishimiye yamuvuze, wa munazi mukuru wamaze abantu wakoze jenoside. Jean Paul Turayishimiye wamwita intwari, ni ibintu binatangaje cyane. Ibi byose nibaza ko YouTube ubu ngubu with technology barabyumva ibyabavuga. Sinzi ko Kagame afite ubutwari nk'ubwa, reka mbwite ubutwari nubwo atari bwo nk'ubwa Hitler. Hitler yari kugira ngo yenda umugani azisuke mu ngunguru ya acide apfe batamukozeho, abonye ko bagiye kumufata, kuko ukuri arakubona. Ibi byose arimo arabibona, byo tubona nawe arabibona, yuko nubwo yagerageje kubigorora akagerageza kubihindukiza ukundi kuntu, ariko aka ni akantu kamwe mu tuntu dushobora kumukoraho. Arongera kandi akavuga ngo iminsi 6 perezida wa repubulika agiye kumara mu gihugu cya Singapore, ngo azagera mu nama ya Loni, ngo ari mu bavuga muri speech azaba ari uwa nyuma, ngo ntago wakiri kuri ngo kucyo bita ngo table d'honneur, ngo ntago akiri. Ibi ndaza kubigarukaho byose. Noneho ku iherezo ndaza kugaruka ku kintu kijyanye no muri Congo, ahantu avuga ko ngo mu gihe perezida w'u Rwanda Paul Kagame abona ko bizaba bimukomereye, ngo Congo itugaramiye, ngo we ngo azaba yifatiye rutemikirere ari muri Singapore, ngo buriya n'ibyo arimo arategura, ngo arimo arakora transfer z'amafaranga, ngo ntushobora kubona ngo yajyanye n'abanyamakuru ngo badafotora, ngo kubera ko ngo hari amafaranga ngo bagomba kubandikaho ngo bamwe na bamwe, ngo yarangiza ngo akabica, ngo yarangiza ngo akagaruka. Ibintu inkuru ziri manipulated. Jean Paul kugira ngo abone views, Jean Paul kugira ngo abone udufaranga akura muri ubyo bigarasha, Jean Paul umuntu navuga ngo umusore kambwe kabisa ugiye gusaza nabi, ahimba inkuru n'abantu ndaza kubibazanira commentaire ibintu bamubwiye abantu, kugira ngo tujye dushyiraho umucyo ku biganiro bikorwa. Jewe ejo ndabategura ikiganiro kijyanye na social medias, abantu uburyo ki barimo barangiza abandi bakoresheje social media. Nzatumira urubyiruko muri aba rero. Jean Paul Turayishimiye nawe arimo. Niba ushobora gukora inkuru zitera abaturage guhungabana, zitera igihunga mu baturage, ntabwo urimo urubaka igihugu. Jean Paul, ntabwo ndiso ngo ndaza kukwigisha hano, ariko nawe ibyo ukora uzabyishyura. Reka rero tugende muri iyi nkuru nyirizina. Niho natangiye mubaza nti Jean Paul Turayishimiye perezida Kagame uvuga yaba ahunze iki, arahunga iki? Mu Rwanda hari ikihe kibazo uburyo perezida ahunga? Hari abasirikare bashaka gukora kudeta, hari intambara iri mu Rwanda, hari igihugu cyateye u Rwanda ku buryo uvuga ngo perezida wa repubulika kuba agiye muri Singapore arahunze. Icya mbere cyo ugomba kumenya, mu Rwanda turitegura icyo bita Formula 1. Muri Singapore muri weekend hari Formula 1, urumva iteganyijwe igomba kuba muri Singapore, kandi perezida wa repubulika wibuke neza ko niwe mushyitsi mukuru.
icyo nagira ngo mbanze nkibabwire mbereke ko information uyu Jean Paul Turayishimiye atanga ari ukuyobya uburari, ari nko gushaka kurangaza abantu, kubeshya abantu, guhimba impuha, guteza imidugararo mu baturage ngo bumve ko byacitse habeho ikintu. Ariko ibi byose nta handi abikura. Ugiye ukareba kuri za social medias nta bindi bintu baganira aba bantu twita ibigaraje. Ni ibyo ngibyo uzabibona, wanditse ibi kuri Twitter nibyo n'ubundi usanga yakoporoye, n'uryo n'undi asanga arimo aravuga, kuko ibi nibyo byari birimo biratrendinga kuri social medias zabo, bandika ko ngo Perezida wa Repubulika ngo yahunze umushera. Nta kindi kintu kibatunze, ni ugukwiza impuha. Bakabikorera kuri YouTube, bakabonamo udufaranga, ariko bakanashyiramo icyizere ba bantu bitwa ko ngo bari mu buhungiro, ngo bazi ko bazataha, ngo Perezida Kagame ngo atakiriho, ngo bazi ko bazataha, ngo inkotanyi zitari mu gihugu. Nk'abantu mwe, igihugu ko ari cy'abanyarwanda twese, tuje mukicara hamwe. Niba ari politike, ukina politike akaza akayikina ku mugaragaro, urumva. Niba utabishoboye ukaza ukicara hamwe, urumva, ukaryoboka, ukarya umuceri nk'abandi, ukarya ibirayi nk'abandi, imvungure nk'abandi, ukicara ukaba umuturage w'u Rwanda, ukareka gukoronka ahantu uri hariho hose usebye igihugu cyakubyaye. Uyu rero Jean Paul Turayishimiye we yabigize umwuga kubera ko biramugaburira. Nkomeje rero muri iyi nkuru kugira ngo ntaza kubarambira, ndababwira ku bijyanye nanone ku kintu yavuzeho cyo kwita ngo Perezida wa Repubulika ngo aramutse abaye intwari nka wa mugabo wo mu Budage wamaze abantu, ngo azinaga ngo muri aside ngo bataramufata mpiri, ngo ariko ngo we ngo ntabyemeza, ngo we ngo atekereza ko ngo azahunga, ngo akajya muri biriya bihugu nyine, ngo arimo ngo agiye ngo niho arimo arahungishiriza amafaranga. Ariko mu by'ukuri nk'abantu mujye mukoresha n'ubwenge. Jean Paul Turayishimiye nakora ikiganiro, muze muvuge muti uratubeshya muri commentaire, ibi bintu ntabwo ari byo, ntabwo turi kubibona, nta nubwo turi kubibona ubu nona. Ubu wambwira koko ngo Perezida Kagame kugeza izi saha mu Rwanda ikibazo gihari wavuga ngo ni iki? Jean Paul Turayishimiye aho abera incakura, aragenda agashuka bano bantu b'ibigarasha kugira ngo bakuremo amafaranga, akababwira ko, kandi ibi ni ibintu muzumvana abantu bose, bakubwira ko ngo bakoranye na Kagame, ngo bazi ngo Perezida Kagame. Ariko ukibaza, umuntu nka Jean Paul Turayishimiye utarashoboraga no kugera n'ahantu aba officers bari, agatinyuka akabwira abantu ibintu bakabyemera ngo yakoranye na Perezida wa Repubulika. Ibyo byose ndabibereka no muri za commentaire biba birimo. Ariko abantu ikintu nabakundiye bamwe barabimwereka, bakamubwira bati Jean Paul urabeshya, ibi bintu urimo wabivuyemo. Hari n'awageze haramubwira ati Jean Paul Turayishimiye, ibi bintu niba muvuga ko mushaka kuzafata igihugu tugakuraho inkotanyi, ntabwo tuzabasha kuyobora igihugu mu gihe tukibwira abantu ibintu by'ubugoryi bimeze nk'ibi ngibi. Ibi byose ndaza kubibereka. Uwo ni Jean Paul Turayishimiye bambwiraga. Ngarutse rero ku kintu nanone kijyanye na national prayer, iriya national prayer breakfast y'amasengesho, nayo yayagarutseho. Aravuga ngo ntabwo ari amasengesho, ngo ahubwo ngo nukuraguza, ngo aho Perezida ngo yaje ngo kwerekana ko ngo ibiri ku mutima we ngo nibirebire. Ibi ngibi byo wenda sininabitindeho cyane, ariko reka twigarukire ku kintu kijyanye na Kongo, ariho tugaruka ku ngingo ya nyuma. Jean Paul wakuramo iyihe nyungu kuba uvuga ngo Perezida ngo we ngo azafata indege yigendere, ngo abaturage b'u Rwanda ngo basigare barwana na Sukhoi, ngo barwana n'ibikopura bya Kongo, maze we akaba arimo yishakira ibyo bita safe exit, gusohoka neza, akagenda akarya kashe ze, abandi bakazasigara barya amabombe na za antitank za Kongo, Sukhoi ibarigata. Yaramaze kubagenza uko yabagenjeje, yarangiza akavuga ati amatungo wanjye nabashyize muri Singapore. Ese Jean Paul ko papa wawe ari mu Rwanda n'umukecuru,
bikumariye iki kuba wumva uhora ushyushya bikumariye iki kuba wumva haba intambara wakuramo izihe nyungu ko niyo ko ubwo bushobozi Kongo bwo nta nubwo mbona abazi bya gisirikare muze kujya hano mu nyomoze ntabwo ushobora kumbwira ko igisirikare cya Kongo kizatinyuka ko kibanze kirangiza ibyo kirimo na M23 yayinaniye twirwa tubona amavideo twese hano turareba turakurikira social media urambwira ko bari abantu bazava Kinshasa tuvuge ko ariho bafite wenda abasirikare bakomeda bakaba babasha kurwana intambara zo mu mashyamba bakaza bakagera bakambuka Bukavu cyangwa Goma bakazarinda bagera Kigali bagafata igihugu cy'u Rwanda Jean Paul Turayishimiye bakamuzana nk'umuntu wakoze itangazamakuru bakamuha RBA akayiyobora namwe mumbwire ibi bintu Jean Paul Turayishimiye abizeza cyangwa yishimira arumva bizageraho ibyo bintu bikagera ni ikibazo rero iki ngibi nta kindi kintu ibi ngibi ni uburyo ki ni propaganda ni uburyo ki bwo gutera abaturage ubwoba ukurikira inkuru kuri YouTube agira ubwoba akavuga ati karabaye perezida wa repubulika koko buriya aba bahungu ubwo babivuze wabona bafite amakuru koko aciyeho byahebye ukajya ubu se ejo namubona muri ibyo bya Formula 1 niba yagiye kureba akavuga ati ibi ngibi ndebe uko bikorwa kuko turateganya natwe kuzayakira mu Rwanda kuki umuntu nka Jean Paul Turayishimiye kabukara aho ngaho gusa wumva ko ushobora kumenya cyangwa ko perezida wa repubulika gahunda ze ugomba kuzivangamo uri muntu yegura umunyarwanda sibyo ni gute wowe ushaka kubeshya abantu ukajya aho ngaho ukabeshya abantu ngo ufite amakuru yose ngo uba wahawe ngo n'inzego ngo izi n'izi ngo ibi n'ibi ngo urabizi mureka kubeshya rubanda koko niyo mpamvu rero natwe turi hano kugira ngo tujye tubavuguruza dukore inkuru zitariho umwanda dukore inkuru zitariho ubucafu dukureho ubucafu muba mwagiye muroha mu bantu dukureho ubucafu muba mwagiye mushyira kuri za YouTube ntabwo tuzahwema kujya twerekana ibinyoma byanyu buri munsi umunsi ku munsi kandi ntabwo tuzanareka na rimwe yaba ari ibicantege mukoresha yaba ari kudutuka yaba ari kuvuga ngo leta yadutumye yaba ari kuvuga ngo baduhaye amafaranga kuvuga ibyiza biri mu gihugu cy'u Rwanda birahari byinshi byo kuvuga ntago ndeba impamvu uhitamo guhora uvuga ibintu bimwe kandi n'abantu bakwandikiye by the way bavuga bati Jean Paul ni gute wowe uhora uvuga kuri perezida Kagame wabuze ibindi bintu uvuga nta makuru ufite yandi yo kuvuga muri Kongo byararangiye perezida Kagame kuva mu gitondo kuva kuwa mbere kugeza nta kindi kintu uvuga title nta wundi ni perezida Kagame so banyarwandakazi rero reka mpinira aha ngaha kuko uwayavuga ntiyayamara ibya Jean Paul Turayishimiye nzagenda mbigarukamo gahoro hamwe n'abandi batumirwa ariko rero reka mpinira aha ngaha nibutsa utarakora subscribe kunyaruka agakora kuri subscribe ndetse agakana no kunzogera kugira ngo ajye abona ibiganiro byacu bya buri munsi mwari muri kumwe nitwa Gatete Olivier nkaba ndi mu gihugu cya Denmark mu mujyi wa Copenhagen ciao